Ibihe byiza nshuti zacu, iyi ni ijambo ry'umutima. Tubahaye ikaze mu biganiro tugenda tubagezaho bitandukanye kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, ijambo ry'umutima. Tubashimiye ko mukomeje kubana natwe kandi tubashimira yuko mwerekanye ko ibiganiro byacu mukomeje kubikunda, bigaragazwa nuko mwagiye mutwereka ko mudukurikiye binyuze mu butumwa bwa inbox, nubwo mugenda muduha ku bijyanye n'ibiganiro twagiye tubagezaho. Ni ijambo ry'umutima, inkuru zacu ziba zicukumbuye kandi ziri mu butumwa butandukanye, cyane cyane inkuru zabayeho, ibyamamare ndetse n'amakuru avugwa mu myidagaduro itandukanye. Uyu munsi rero nabwo tubararika inkuru y'uyu munsi. Mu busanzwe nk'uko tubizi mu muco nyarwanda, ubwambure bw'umuntu ni ibanga rye ku giti cye ndetse n'undi wese yashatse kuryereka. Ariko uko iterambere rigenda riza ndetse riza ridusatira, usanga ibyo bintu ubanza hari benshi babyibagiwe. Aho iyo unyarukiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Instagram, YouTube ndetse na za TikTok n'izindi, usanga abantu benshi wagira ngo bahimukiye kwerekana bya bindi byahoze ari ibanga ryabo, aho basigaye babisangiza Kukarubanda. Ese ubundi byaba byaragenze bite kugira ngo ibyahoze ari ibanga ry'umuntu ku giti cye birangire ribaye ibanga ry'amagana ndetse ibihumbi n'ibihumbi? Ese ubundi byaba byarahindutse ko ibyari ibanga ry'umuntu birangira ritakiri ibanga rye gusa, ndetse atari we ugomba kuribika ahubwo agomba kurisangiza n'abamukurikiye? Tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cya none. Tugiye kugaruka ku byamamare Nyarwanda ndetse bizwi cyane muri showbiz Nyarwanda byashyize ubwambure bwabyo hanze, baba babishaka cyangwa se batanabishaka, ariko icya mbere nuko bwagiye hanze ndetse bukavugwaho n'abatari bake. Kuri ubu abanyarwanda n'abanyarwandakazi ubabajije bati ni ubuhe bwambure mwabonye ku mbuga nkoranyambaga, bagutondekera maze urutonde rwawe bakarwuzuza. Ariko se ubundi abo banyarwanda ni bande? Byagenze bite kugira ngo ubwambure bwabo bisange buri hanze nyamara byari byahoze ari ibanga ryabo? Tubahaye ikaze. Bamwe tugiye kugarukaho babyishyiriye hanze, abandi ntibabyishyiriye hanze, bisanze byagezeyo ariko nta rindi garuriro bagifite. Ndetse bamwe barabihakanye, abandi bavuga ko ntacyo bitwaye, ariko byamajije gukwirakwira ndetse n'isi yose yabibonye. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyamakuru icyarimwe n'umushyushyarugamba MC Anita Pendo. Muri 2023 nibwo hasohotse audio irimo amagambo ndetse n'amajwi byaje kuvugwa yuko ari ibya Anita Pendo, aho yari ari gutera akabariro n'uwo bari bishimiranye. Nyamara kuri Anita Pendo we yirinze kugira icyo abitangazaho. Nyuma y'iminsi itageze no mu kwezi, iminsi 20 gusa, nibwo yaje gutangaza ku mbuga nkoranyambaga akoresha ko ibyo atari ibintu yagombaga kuvugaho, nubwo benshi bari biteze ko agomba kubivugaho. Yanavuze yuko niba ari ibintu bishobora kuba byamutera ikibazo, azagana RY'UMUTIMA ikamukurikiranira ikirego cye, aho kugira ngo yirirwe asubirikanya n'abadafite umumaro cyangwa se n'abirirwa batangaza ibidafite umumaro. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Umutesi Aimé Marie Prudentienne cyangwa se uwo bita Pasterine. Mu kwa karindwi kwa 2025 nibwo amajwi yaje gusohoka, asohowe na Pastor Claude, avuga yuko ayo majwi ari aya Mutesi cyangwa se Pastor Mutesi ari kwikinisha. Ariko bamwe baje kugaruka bavuga yuko byari uburyo bwo kumusebya mu rwego rwo kugira ngo yamamare cyangwa se agire ikindi ageraho. Nyamara nyir'ubwite Pastor Mutesi we yaje abihakana ndetse anavuga yuko aya majwi ataraye. Ikindi kandi yavuze yuko uburyo yizeramo Imana ibyo bintu ntiyabikora ndetse ntiyanabitekereza mu rwego rwo guhesha icyubahiro Imana ye yizera. Nyamara nubwo yabihakanye, Pastor Claude we mu rwego rwo kubitangaza byari byamaje gukura imbuga nkoranyambaga zose, ariko nyamara benshi bavuze yuko byatewe na beef basanzwe bafitanye cyangwa se nk'amakimbirane basanzwe bafitanye, nyamara bose ari abakozi b'Imana. Ariko nanone ikibazwa, abenshi bibaza impamvu uyu Pastor Mutesi yaba atarareze uwayakwirakwije kandi yaramumenye, ahubwo nawe akihutira ku mbuga nkoranyambaga ari kwisobanura ndetse asobanura n'uburyo ayo majwi ataraye, nubwo inkuru yari yamaze kumenyekana ndetse yabaye kimomo, bivuze ko amazi yari yarenze inkombe. Iyi nkundura yabo yaje gutuma urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RY'UMUTIMA rubihanangiriza ndetse iyo ntambara yabiza guhosha. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umunyamakuru uzaba akiriho Cyprien wamamaye nka Jihad. Ni nyuma y'amakimbirane yari afitanye na Nyarwanda uwo tuzi nka Yago Plondat, maze nyuma y'ayo makimbirane yabo yose
uyu Nyarwanda Innocent aza gushyira hanze video ndetse n'amashusho agaragaza jihadi yikinisha. Aha byari mu kwa munani kwa 2024 aho jihadi yaje gukurikiza amagambo akomeye ayo mavideo yashyizwe hanze avuga yuko ibyo nta kintu bivuze, kandi yanavuze yuko ibyo bitabareba abantu babivugagaho, ndetse kandi anagaruka yumvikana avuga yuko ashinzwe cyangwa se agomba gukorera buri kimwe cyose ashaka mu cyumba cye, nta wugengwa cyangwa se ukurikiranwa. Ari mu cyumba cye, ibyo akoreramo byose bigomba gukorerwamo ku bushake bwe ndetse n'ibyo ashaka byose. Nyamara ibi yabitangazaga ari kwisobanura mu rwego rwo kugira ngo abantu batamuteza urubwa cyangwa se batamuvugaho byinshi, ariko bari bamajije kumwibazaho. Ariko ayo mavideo yari ari ku mbuga nkoranyambaga cyane Instagram, Yago yaje kuyasiba ndetse bigaragaza yuko atari yishimiye kuyashyiraho, ahubwo byatewe na beef yari afitanye n'uwo munyamakuru urangiranwa uri mu gihugu utajya urya indimi. Ariko nubwo yayasibye, abenshi baracyayafite mu matelefoni yabo cyangwa se mu byuma by'ikoranabuhanga bakoresha. Nyamara nyir'ubwite jihadi we yari yamaze kugaragaza ko ibyo nta n'ikintu bimubwiye, ikindi kandi afite uburenganzira bwo gutangaza icyo ashatse mu cyumba cye. Ku mwanya wa 4 turahasanga Kwizera Emeline wamamaye cyane nka Henikeni cyangwa se Ishanga, bitewe no kugaragara mu mashusho n'amavideo ari kumwe na The Ben, umuhanzi nyarwanda, ariko bigaragara yuko wagira ngo ari kumukurura umwenda w'imbere ariho izina Ishanga ryavuye. Uyu Emeline yamenyekanye cyane ubwo mu ntangiriro za 2025 hasohokaga video ndetse n'amashusho ari kwisambanyisha icupa. Benshi bamuvuzeho ndetse baratangara, ndetse baranavuga bati umuco uracitse, aho abanyarwandakazi beza bagaragara nk'aba influencer beza basigaye bisambanyisha amacupa. Ndetse uyu Emeline yaje gutabwa muri yombi azira gukwirakwiza amashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragara nk'aho ari amashusho y'urukozasoni. Ni nyuma ya gurupe y'abantu 8 cyangwa se y'abanyarwandakazi 8 bashinze gurupe bagamije kujya bashishikariza ndetse banakwirakwiza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara ibi byaje kwamaganirwa kure ndetse baza gutabwa muri yombi, nyuma leta cyangwa se ubugenzacyaha bubasaba kwisubiraho. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuhanzi Orizagwira Florier wamamaye nka Yamana. Uyu ni umuhanzi wamamaye vuba ndetse wazamutse bitamugoye, maze akaza kugaragara yuko ashaka kumenyekana ku rwego rutangaje, aho nyuma yaje kugaragara yuko yasohoye amashusho ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri YouTube ari gusambana cyangwa se ari gutera akabariro n'uwo bari bishimiranye. Ni nyuma yo gushyira video hanze y'iminota 47 ari gutera akabariro. Nyuma yo gusohoka kw'iyi video ndetse n'amavideo yandi atandukanye, nyir'ubwite yagaragaye yisobanura nubwo amazi yari yarenze inkombe. Nyuma yaho yaje kugaragaza yuko ari mu rugendo rwo gutanga ikirego muri RIB agamije guhanisha ndetse no gukosoza abamushyira amavideo hanze, nyamara we yarayasohoye mu rwego rwo kwishimisha. Ndetse ni naha dusoreje urutonde rwacu rwa none. Inkuru yacu naho tuyisoreje, ariko se byaba byaragenze bite kugira ngo imbuga nkoranyambaga zihinduke abanyamabanga bacu, aho dusigaye tuzibitsa n'ibitakibitswa cyangwa se n'ibyari ibanga ryacu ubwacu. Tubashimiye ko mwabanye natwe, mukore subscribe ndetse mujye muri comment mutubwire icyo mwifuza ko twazagarukaho ubutaha. Inkuru zacu nakagaruka. Iyi ni ijambo ry'umutima, mukore like, subscribe, share ndetse na comment. Ciao ciao.